nongeye kubasuhuza rero inshuti bakunzi ba imtv.com aho muri bose mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda, mwebwe mwese muherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mbanje kubasuhuza kandi mbifuriza kugira ibihe byiza. Tugarutse nanone hano muri imtv.com kugira ngo twongere turebere hamwe ibindi bintu by'ingirakamaro mu bigendanye n'ikoranabuhanga, cyane cyane ikoranabuhanga rishingiye ku bwenge buhangano artificial intelligence. Mu by'ukuri tugomba gukora ibishoboka byose tukaribyaza umusaruro mu buryo bwose bushoboka. Nayo mpamvu turi aha ngaha, ntabwo dukwiriye gucika intege rero ngo turebere aho ngaho hirya. Buri muntu wese uko waba umeze kose ikoranabuhanga warimenya kandi ukarikoresha ukaribyaza umusaruro. Hanyuma rero iyi video nyikoreye abantu bagiye bambaza ibintu bigendanye na AI, uburyo wakoresha AI cyangwa se ukayibyaza umusaruro mu kazi kawe ka buri munsi. Reka duhite twerekeza ku bantu bakora mu irembo, babandi baba printinga bafotora ibyangombwa by'abantu. Hari igihe umuntu akuzanira icyangombwa ukabona nyine ko cyashaje, ntabwo kikigaragara neza mu buryo bw'umwimerere. Ahangaha hari uburyo ushobora gukoresha ChatGPT warangiza icyangombwa cyawe kikongera kikaba gishyashya nk'uko wakora photocopy bwa mbere kuri cyangombwa cyawe wari usanzwe ufite. Niba aribwo bwa mbere rero ukigera ahangaha, akaba aribwo bwa mbere tugiye kubana hano muri iyi video, banza unyarukira hano kuri YouTube channel, mara gufungura neza uhita ujya ahangaha bashakira, hano bashakishiriza ukandeho, nurangiza gukandaho arahita afungukaho gushakishiriza ahangaha hejuru. Ahangaha uhita wandikamo imtv.com, ngo ni akadomo com, nuko bimeze gutya. Nurangiza uhita ukanda ahangaha kuri search, ukanda hano kuri search, urahita ugera kuri iyi channel. Wowe uhitiza ushake video imwe uyikoreho hano kuri iyi channel. Ukirangiza hano kuri subscribe, niba utarakora subscribe ushobora guhita ukora subscribe. Waba warakoze subscribe ugakora share, ushobora gukora share, unyuze ahangaha ugasharinga bagenzi bawe, cyangwa se ugakora like hano kuri kano gakumwe kano kareba hejuru, ugakora kukazogera kaba kari kuri subscribe. Hanyuma icyanyuma ukandika comment yawe cyangwa se igitekerezo cyawe unyuze ahangaha, kugira ngo ube wiyandikishije mu buryo bwuzuye, uzajye uhita ubona notification igihe dushizeho ikiganiro cyacu. Mbere na mbere, kugira ngo ubashe kubikora neza, biragusaba kuba ufite icyangombwa umukiriya wawe akuzaniye. Mu by'ukuri icyo cyangombwa kikaba kitagaragara neza, wowe uri bwifashishe ChatGPT, hanyuma kiriya cyangombwa ugisikane cyangwa se ugifotore cyongere kigaragare neza mu buryo bw'umwimerere. Nibyo tugiye kurebera ahangaha uburyo twabikora, hanyuma nawe utangire ubibyaza umusaruro. Hari igihe umukiriya wawe ashobora kuza akeneye icyangombwa ugafotora ukaba ntabwo kiri kugaragara neza, ariko mu by'ukuri ubikoze muri buno buryo cyahita kigaragara. Ukaba wamubwira ukongera n'ibiciro cyangwa se ukazamura n'ibiciro ushingiye ku buryo uri kubona serivisi umuhaye. Niba azanye icyangombwa cyaratsibamye ukongera ukakigarurira umwimerere wawe. Rero uburyo bwa mbere, ushobora kuba ufite iyo document wafotoye muri telefone yawe ikaba itagaragara, cyangwa se ukaba uyifite mu ntoki ukahita uyifotora. Uyifite mu ntoki uraza ugakora hano kuri kano gasaraba. Nibwo buryo bwa mbere tugiye guheraho. Uraza ukora hano kuri kano gasaraba, ukirangiza gukora kuri kano gasaraba uhita hafunguka kandi kadirishya kameze gatya. Warangiza ukaza ugakora hano kuri kamera, ukimara gukora kuri kamera bahita bakwerekeza ahantu aho uba wemerewe guhita ufotora. Nkuko bigaragara rero ahangaha uhita ufotora cya cyangombwa cyawe. Warangiza kugifotora kikaba kigiyemo. Uburyo bwa kabiri nabwo ni ukuza hano kuri kano gasaraba, warangiza ugakoraho. Umwanya wo kujya hano kuri kamera ho uhita uza hano kuri photos, warangiza kujya kuri photos ugakoraho, bagahita bakwerekeza mu mafoto yawe. Urascrollinga uzamura, urakora scroll uzamuka, ushake ahantu cya cyangombwa cyawe wafotoye giherereye. Cya cyangombwa cyawe ufite kitari kugaragara, ukeneye ko kigaragara, icyo ushaka kugira ngo ugaragaze kibe kiri kugaragara neza mu buryo bw'umwimerere. Uraza ushake document yawe ufite ubona itari kugaragara neza. Uraza document uyihitemo nkuko bigaragara hano.
binyuze muri bwa buryo bwo gufotora ako kanya. Iyo umaze gufotora gihita kiza hano, niyo unyuze muri buno buryo bwo kuba wararangije kugifotora ugifite muri telefone yawe, nabwo gihita kiza aha ngaha ukirangiza kugifotora. Hanyuma rero iyo kimaze kugeramo gutya, kiba gikurikiyeho ni ugushyiramo prompt yawe, ugasaba ibyo ukeneye ko bagukorera. Uraza wandikemo ngo nk'uko ubona iki cyangombwa, urabona ko kitari kugaragara neza, ndashaka ko ukinkorera neza ukakingarurira kigaragara neza. Hanyuma rero iyo umaze gushyiramo prompt yawe, uraza ugakora hano kuri kano ga flash kareba hejuru. Iyo urangije gukoraho, bahita batangira gutunganyiriza. Nk'uko ubibona rero, utegereza akanya gato bakakugeneratingira cyangwa se bakagukreatingira image iri buze kutugarukira icyangombwa gisa neza fresh. Reka dutegereza akanya gato rero, wowe nturambirwe. Icyo ngusaba wowe nubona bikunze neza, wibuke ukore subscribe, share ndetse na like, kwa kundi nakweretse dutangira, unyeganyeze kukazogera kugira ngo uzajye uhita ubona ubutumwa bugufi igihe cyose dushizeho video hano kuri imtv.com. Ndabibutsa ko ngewe dukomeza kuba turi kumwe hano muri iri shuri, ni Teacher Tayima nk'ibisanzwe, tuba tubana isaha ku yindi. Turategereza akanya gato rero icyangombwa cyacu kiza kugaruka gisa neza uko tubyifuza. Uko bigaragara rero, notification, urabona ko icyangombwa cyacu cyahise kigaragara neza mu buryo bwose bushoboka. Urabona iyo ugerageje kureba icyo twashizemo uburyo kimeze n'icyo tubonye uko kimeze, uhita ubona ko arimo itandukaniro riri hejuru cyane. AI rero ikaba iragitunganije. Warangiza niba ukora ku Irembo, uzahita uprintinga cyangwa se uhite uza ukore hano kugira ngo ubashe gusevinga iyi document yawe. Uzaza hano tuno mu bitatu ukoreho, nurangiza ushobora gusharinga cyangwa se ukaza ukagikoraho. Wenda kugikoraho ukaza hano handitse save. Iyo umaze gukora hano handitse save, utegereza akanya gato, tayari kikaba kimaze kwisevinga muri telefone yawe. Urabona ko kimaze kwinjira muri telefone. Nuko nguko rero bimeze. Niyo yaba ari photocopy n'ikindi cyangombwa cyose ukabona ko kitari kugaragara neza, uhita ubikora muri ubu buryo, icyangombwa cyawe kikongera kikaba gishyashya, ukongera ukakibona mu buryo wowe ubyifuza. Ciao ciao, ndabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza, ariko kandi mukomeza gukurikirana ko mu kanya dushyiraho indi video, hanyuma mukabasha gukurikiranira hafi 5 kuri 5.